Mwakaba nshuti bavandimwe mukurikiye shene yanyu Kariho Kanyarwanda One People One Revolution. Mumbare nari maze iminsi ntaza, nta nubwo nateganyaga kugaruka vuba kuko hari ibintu nari ngitekerezaho byari bitararangira, ntibirangira ko nibirangira hafi kurangira nzagaruka ngarutse mbafitiye n'umushinga mbafitiye umushinga uri positif, umushinga utari partisan, ntabwo uzaba uri partisan ariko bitavuga ko imishinga iri partisan iba iri negatifu gusa nuko nguko uzaba umeze. Nzababwira rero igihe ngarutse kwa. Ubu rero mbaye oblige yo kugaruka mbere, ntabwo nongera guhita ngenda ngo birakomeza uzageze no mushinga nzababwira, ntacyo nzaguma ntekereze hanyuma nzababwire. Ubu ndagarutse kwa, ariko igitumye ngaruka vuba nyine ngiye kukibabwira, ngira ngo murabona ko ngarutse nongeye no kwambara nyine iyi toni do komba, umwambaro w'urugamba, ariko ntabwo ari urugamba rw'amaraso. Ni ukubera ko natewe ahubwo ku mipaka natewe kwa, ndi kugabwaho ibitero ndagabwaho ibitero biturutse ku biganiro maze iminsi nkora kuri shene ya Murindahabiri nyine yitwa CPinfo Urumuri. Hari ibyo nakoranye na Murindahabi ari kumwe na Emmanuel Senga, hari n'ikindi ndumva kimwe nakoranye na Murindahabi ari wenyine, ariko igihe cyose haba hari abatumirwa. Ibiro byagiye binkurura amahane kugeza ubwo bitangiye kurenga umupaka, ni ukuvuga wa murongo utukura. Mvuga nti wenda byaba byiza ko ngira icyo nkora, ngira icyo mvuga, nkakora mise au point. Nyirabayazana w'uyu munsi nafite mu kanya, niyo mpamvu muze kumbabarira niba ikiganiro kitari structuré, kitateguwe neza cyane, nuko mu kanya mbonye texte article yanditswe na Jean Baptiste Nkuringoma, muzi mwese. Jean Baptiste Nkuringoma akaba ari umuntu yabaye umunyamakuru, twarakoranye muri Journal Imbaga, yabaye umunyamakuru na mbere aho ukomeye kuri Radio Rwanda no mu binyamakuru Imvaho etc. mbere intambara. Jean Baptiste Nkuringoma nyuma y'intambara yahise aba ministre w'itangazamakuru, nyuma naho ahungiye akomeza politike, ajya mu bintu by'amashyaka, ndetse aza gushinga n'abandi bagenzi be ikintu cyitwa Institut Sendashonga, ari nacyo ayobora kwa. Ntabwo ari we perezida ariko niwe kaganga wacyo, niwe uzwi kuko perezida ukiyobora witwa Kabagema ni umuntu nyine wafashe icyemezo cyo kutagaragara, tumubona asinya mbese nka Ngirente, ariko Nkuringoma niwe uzwi mbese nk'aho ayobora Institut Sendashonga. Ntabwo rero ari umuntu woroshye mu ruhando rwa politiki no mu ruhando rwa société civile. Akaba ari n'umugabo mukuru ufite imyaka 60. Ntabwo ari umuntu, akaba yarize n'amashuri menshi cyane, yanditse ibitabo, yize amateka, yiga geography,
yandika n'ibitabo. Uyu munsi rero yanditse article ndende mu kinyamakuru nacyo gikomeye gisomwa cyane kizwi une institution hano muri opposition hanze cyitwa The Rwandan. Iyi article rero yasohotse hariho ifoto yanjye n'ifoto ya Dr François Xavier Munyarugerero. Iyi article inkuru ingoma nkuko nza kwibasomera muri makeya mu kanya, ayirangiza nyine avuga ati Sylvestre Nsengiyumva ibintu amazimi avuga no kwa Murindahabi nibyo ngo avugira kuri chaîne ya Kanyarwanda, ati ni ibitekerezo bihwanye n'ibitekerezo abirukanye abatutsi 73 abanyeshuri mu mashuri bakanica abatutsi hamwe na bamwe muri 73, ati nibyo bitekerezo bafite, ni nayo discours bari bafite. Noneho akanavuga ati ni nayo discours Ceder yari ifite mu myaka ya 1991 yabanjirije jenoside y'abatutsi. Iriya Ceder ndagira ngo nibutse cyari cyo ryari ishyaka ry'abahutu, abantu bakiri bato batabizi, ryari ishyaka twakwita Hutu fundamentaliste. Ni ishyaka ryafirimaga igicumbi cy'abahutu, bavuga ko kubera ko abatutsi bateye ko abahutu bagomba kwishyira hamwe bagahangana n'abatutsi. Mbese mu rusange niyo yari discours, bagahangana nabo. Noneho kugeza ubwo mbese Ceder yaravuga ati dushyire ikibazo cy'intambara tugipoze nk'ikibazo cy'amoko y'abahutu n'abatutsi, tunegosiye gutyo, ariko abahutu baje kwishyira hamwe bakihagararaho etc. Donc muri make nibyo ngibyo. Akavuga rero yuko yewe nyine ari ibyo ndimo. Voilà, ndagira ngo rero mukanya ndabasomera muri make itexte, noneho mvanemo ibintu bikomeye yavuze ashingiraho avuga ibyo, ngira icyo bivugaho cyensire birumvikana. Ariko nitengera ku cyatumye nkora kino kiganiro kuri texte yanditse, kuko ubundi nta strategie irimo, nta sense bifite kuba najya hano kuri chaîne YouTube yanjye ngakora publicité ya article umuntu yanditse ansebya amvuga nabi, ndongo nanjye nkayidifiza. Ntasanzwe bya bifite, ubundi nagomba kubireka bigahita tuza abanyarwanda bireba bakagira. Ariko nkoze ikiganiro kugira ngo ibyo iyi article ibyo kugira ngo nongere ngire icyo mvuga ku byo iyi article isobanura bijyanye n'ibyo nsanzwe mvuga justement. Noneho nongere explique neza, ntabwo ikiganiro kiba kirekire nta mwihangane. Ariko mbere yuko njya kuri ibi, ndagira ngo mbanze mvuge ko Nkuringoma atari we nyine nkuko navuze ko ndi guterwaho ibisongo. Ntabwo Nkuringoma ari we wenyine unyatatse. Ikiganiro cya mbere nakoze kwa Murindahabi cyangwa cya kabiri cya mbere ndi kumwe n'abitwa ba Miheto na Bamukunde Ntariane n'abandi batutsi etc. Uwitwa Olivier Nduhungirehe mu kazina yita nyine k'icyuka kitwa ngo ni Ernest Mudage, niko
asigaye yita kuva Kagame yamufurapa nyine avuga ati wamushenze ntukije kuvuga ibigambo byawe ubyitirira leta ati uri ministre akanamwirukana kirya gihe nyine akamuha agasupo ubu yafashe utundi tuzina kugira ngo ajye abona uko adekona kuko ni ibintu atashobora kwibuza nyine yo kudekona ajya guma dekone kuri za Facebook n'iki byose yitiririza nitwa Ernest Mudage yagiye hariya yandika ibintu byinshi cyane kuri Facebook ya ku rubuga rwa Miheto avuga ngo Sylvestre ngo ni nka Hitler ngo Sylvestre ni nka Hitler urabyumva urumva kamwe ibyo nawe n'umurongo utukura mbere yuko nkagira ngo rero navuga yuko nsubize mbere yuko nyine nkomeze ibi nsubize abarevolutionnaire bamwe banyandikiye banya leta bavuga batari ko ikiganiro uherutse gukora kwa Murindahabi tukurikije uko twacyumvise ikiganiro cy'isaha n'iminota 50 igice cya kabiri kwa tukurikije uko twacyumvise ko twabonye mwavuze ibintu bikomeye ibintu important mu discuta ati tukaba tubona titre Murindahabi yashyizeho ubona ari nka titre yashyizeho yo kugusebya gusa ariko ita summarizing ita resume vraiment l'objet il y a debate ati yakuri akantu gusa bavuze ngo Kagame aramusangize ministre akambwira ngo kuba ngo mpindure mbumututsa ngire ministre ngo nabyemera ati nibyo yashyizeho ati niyo titre yashyizeho ubona ko akora nka aricyo kintu important mwavuze ati rero nabwo rushaka gusebya ntabwo rero nakoze attention effectivement nagiye kubona mbona niyo titre yashyizeho nanjye birantangaza ko Murindahabi Kagame ni umunyamakuru w'umuprofessionnel kandi ikiganiro twagikoze ariko umwe nanone nasenga umunyamakuru w'umuprofessionnel bakorera radio nayo ikomeye yitwa Urumuri Kamemo abantu bazi ko ari professionnel n'abantu badashobora kwibeshya ku matitre ngo bashyireho titre nk'iriya bazi neza ko vraiment atari cyo kintu twavuze important donc ku buryo nanjye nabonye ko basa n'ababikoze babishaka ushoboye babikoze babishaka kubera iki simbizi ariko uko nkeka ko nka Murindahabi cyane cyane wenda n'uriya nsenga simbizi bashobora kuba ibyo navuze bitarabashimishe nabo mbise nk'uko kwa Nkuringoma ariko bakaba babona ibyo bazi iko ibyo navuze ari byo byabananiye gutanga za argument wenda komsago babihangane nabyo noneho akaba ati kugira reka tumufurape dukoze iyi titre twatira attention kuri aka kantu gusa noneho tumusebye tumufurape mbese bya kinyanduga kwa tumufurape bya kinyanduga ahangaha ariko ndakeka ko bibeshye ko burya hari umugani mu Kinyarwanda muravuze ko umugani uvuga ngo umuganza n'umunyanduga barararanye urabyumva baryamanye mu buriri bumwe noneho umuganza yenda umunyanduga bukeye umunyanduga bigira ibanga urabyumva umugani murawuzi kwa nduva muzi ubwo rero ntabwo Murindahabi namurakarira ariko mbese mbivuze gutyo kuko numva ari uko byagenze kandi nizere ko bitaduteranya kuko ntamurakariye nawe ntari bundakariye ko mbikomojeho nsubiza abantu banjye azakomeza n'umwe mu biganiro dukomeze deba yo kungura ibitekerezo abanyarwanda natantumira kandi kubera ibyo ubwo azaba ari yerekanye ko ari umunyanduga w'igitsimbanyi muri makeya kwa ngaruke rero
kuri texte ya Nkurikingoma Jean Baptiste. Itexte ya Nkurikingoma Jean Baptiste ntabwo ndi busome byose, igice nibura igice cya kabiri cyayo yose nibura biranarenga, atangira yandika ibintu byo gutera imbabazi, nyine avuga ibintu byamubayeho muri 73 ko yari umwana w'umunyeshuri muri seminari zaza, noneho abahutu bakaza bakirukana abatutsi, nawe bakamwirukanamo kandi ari umuhutu bamwibeshyeho, ndetse ageze mu rugo iwabo asanga mukuru we nawe wigaga muri Collège Saint-André arimo arangiza, nawe bamwirukanye kandi ari umuhutu bamwibeshyeho. Cyokora ngo mukuru we aza gusubirayo, ahita asubira muri Collège Saint-André afite yitwaje ibyangombwa, carte d'identité nyine yerekana ko ari abahutu. Noneho Nkurikingoma we atakaza amezi 2 adasubiye ku ishuri, gutyo kwa noneho donc yagenda asona ibyo byose. Noneho njyewe rero muzi ko Nkurikingoma nyine inshuti yanjye yabivuga, ndetse ko inshuti yanjye ko ari iwacu, ko twanakoranye, ko nanyemera ngo ndi umuhanga tusa, bivuze no mu kiganiro ejo bundi twakoranye nyine kwa Murindabitsitera. Ubwo nanjye mba ndi muri ayo nasamye, ndimo nsoma ibyo mbabaye, ndi kumena za hectolitro z'amarira nyine mvuga nti 73 ibyabaye ku mushuti wanjye mwene wacu tusa. Igihe ndi muri ayo paf, naho simenye ko Nkurikingoma ubwo yarangije kujomba ikintu cy'igikota mu mugongo cya sedire, urabyumva, impita ngira shoke. Donc ndimo ndagize texte ngira shoke. Donc rero ibyo byose ni ibyo nyine avuga atera imbabazi nyine kugira ngo aze kubona uko afrapa nyine abantu bagize imbabazi, bati yo atera imbabazi gutya nyine. Ibi ni technique de communication ndumva mubizi. Ibyo uza kuvuga nyuma ni umuntu yaba atabyemera apfa kubyemera kuko avuga ati nta muntu warenganye kuri yaho wabeshya. Noneho rero muri texte kamemo waronje gutera imbabazi, dore ibyo avuga rero. Akavuga ati kambereke kuri po ya 4, enfin nyine ari ageze kure. Akavuga ati nashoboye gusoma amaliste y'abanyeshuri birukanywe muri kaminuza y'u Rwanda, sangamo amazina y'abantu b'iwacu 2 kandi b'abahutu. Urabyumva? Ati nabo bari muri abo batutsi bagombaga kwirukanwa. Umwe ndetse yahungiye mu mahanga, kugeza ubu sinongeye kumenya amakuru ye. Ibi bivuga ko nabitwaga ko ari abatutsi bose batari bo. Sinshidikanya ko ibyabaye ku bonzi b'iwacu byabaye no ku bandi bahandi. Uwo ni umutego abahutu bwabo bitega. Urabyumva? Ngo biratangaje kubona abantu birukana ku kazi ndetse no mu gihugu, abaganga babavuraga, barimo babigishaga cyangwa etc. Sinone mvuga ibyabaye muri 70 ngo bakabirukana bigishaga abana babo ngo ku kibazo nka kiriya cy'amafuti. Kibazo cy'amafuti, urabyumva? Sinone mvuga ibyabaye muri 94 byo kwica abatutsi bose kwarangiza usibye ababashije kwihisha. Warangiza ugasanga wishe cyangwa wicishije abantu mwasangiye akabisi n'agahiye, ugasanga wishe cyangwa wicishije abo wibeshyaga ko ari abazi b'igihugu kandi ari abaturage nkawe, ndetse ugasanga wishemo n'abahutu wibeshya ko ari abatutsi. Noneho yarangiza kuvuga ibyo byose niho nyine agera
noneho muri nyandiko rero nuhagera ahatangiye nyine ubwo yari ataramfurapa, yari atarageraho mfurapa nyine akisinziriza. noneho akavuga ati akavuga ko ku bwa Habyarimana, urabyumva, akavuga ati ku bya Habyarimana, ati Habyarimana agezeho, ati yaraje, ati nubwo batafunze abakoze ibyo muri 73, ati ariko ngo byagaragaye ko babikora kugira ngo bereke Kayibanda, ati ariko yaraje d'abord avuga disikuru yo guhumuriza abatutsi no kwamagana ibyo bintu, arangije ashyiraho ingoma yahaye abatutsi umudendezo, ndetse ngo baradenderwa ku buryo batunze bagatunganirwa bakakira bagacuruza, ati akaba ari byo byatumye bashobora, niko yandika, gufasha inkotanyi ngo ze zihiri ku butegetsi bwa Habyarimana. urabyumva, ahangaha ntagire komantere akoraho, ahubwo agahita avuga ati ibi ngibi hari bishobora kubyara impaka, atari ko si cyo cyanzinduye. Donko kuba Habyarimana yaratengamaje nyine abo batutsi bagakira, bangiza bagakoresha ubukire bagejeho bakajya kumwirika, ati ibyo ntacyo bivuze, nta komantere nshaka kubikoraho, byateze ati si cyo cyanzinduye, icyamuzinduye no gufurapa Sylvestre. Yes, alors noneho rero avuga ngo Sylvestre rero ubu hano nyine ubwo angezeho anyataka, ngo yikoze nyine nyuma y'ikiganiro cya Sylvestre, ngo Sylvestre yasobanura ko iyo revolution itabaye, ubundi bakayita revolution yari icyuka, kuko abitwa ko bayikoze ari abatutsi bahinduje ubwoko bakita abahutu, uhereye kuri perezida wa mbere etc etc, nyine avuga barya bose navuze barwasibone etc. none aravuga ngo Sylvestre Nsengiyumva asobanura ko abo batutsi bihinduje ubwoko ari bo ahanini bakoze umurimo wo kuburizamo icyagombaga kuba revolution nyayo, akaba ariyo mpamvu cyangwa imwe mu mpamvu nyamukuru zatumye abatutsi bongera kwisubiza ubutegetsi muri 1994. Ikindi gikomeye yavuze nuko nyuma iyo ngirwa revolution nk'uko abyita, ngo abahutu bakomeje kugendera ku muco wa gitutsi aho kugarura umuco wabo, ngo bakomeje kwigishwa n'abarimu b'abatutsi, amadini akomeza kwiganzamo abatutsi, ubucuruzi bukomeza kuba ubw'abatutsi, sinzi ni ubw'abatutsi etc. none ahita arangiza avuga ngo sinzi niba abantu bose bumva uburemere bw'aya magambo. Mbo jewe muri abantu bazajya kureba, abataragikurikiye ikiganiro muzajye kukireba, mumbwiye ko hari aho navuze ngo navuze ko ngo revolution ngo impamvu itabayeyo ngo itabaye, ngo navuze ko impamvu ngo kuba ari bo ahanini bakoze umurimo wo kuburizamo ngo icyagomba kuba revolution nyayo. Donc hariya avuga ko jewe kuba revolution nyayo itarabaye ngo ari uko ari abatutsi babikoze, ariko si ibyo navuze ko kuko revolution nyayo wenda muri ngoma hakunda kuvanga mbyumva muzi twanabiga naho mu kiganiro hariya na Mudabi, ibyo yita revolution nge ntabwo ari pombyita n'abantu benshi voilà. Nge navuze ko revolution yiswe Hutu ikozwe n'abatutsi bita normal, c'est tout. Ariko ntabwo navuze ko kugira ngo revolution ibe nyayo igomba gukorwa n'abahutu,
kameme siko navuze navuze ntibariya abatutsi iyo bakora revolisiyo bo ariko batagombye guhinda ubwoko bakitwa abatutsi bagakora revolisiyo niko navuze biri noir sur blanc kandi muri ngoma nkuko navuze CV yose niki ntabwo ari umuntu wavuga ngo ntiyabyumvise badito yarabyumvise we turaza kwigarukaho no akavuga ko ibyo bintu ngo bifite uburemere buteye ubwoba aho ngaho nyine murumvamo ikintu kimeze nka menace kwa bya bindi yo iterabwoba ngo sinzi niba abantu bose bumva uburemere bw'aya magambo urabyumva noneho akanasibura na shene yanjye ishene kabeho kanyarwanda kuko mwabonye ko bivuga ngo ibi ntabwo bivuga no kuri shene ya kanyarwanda ngo ibi bya sederi n'ibingo by'abantu bishaye abantu muri 73 ngo bivuga donc shene yanjye mu gihe nyine Kagame arimo avuga ko na babiri utavuga ko bajya gusaba isi yose ko yahagarika amashene y'abantu donc shene yanjye arayepengle donc nkako kundi nyuma y'intambara abo banywa ingoma nyine cyagiye bari mu Rwanda jenoside irangiye birwaga batunga gatoki ngo yari ntabwo yari umuntu yari ntabwo donc shene yanjye ayitunze agatoki umuntu ushiti yanjye nigeze telefona ngo mbere kwandika text ngo ati ibyo avugira hariya kwa Murindabi n'amagambo mamunwa biriya bintu bitewe n'iki ese twazajya kwa Murindabi ge nawe nkakunyomoza abantu bose bazi ko ngiye ntanga debate ngo nkavuge wenda ngo nange rero wabona kwandika text eka da kudo fire ya zero kabyumva rero voilà hano ikindi kintu ngira ngo hano kame mu ngicyo nyivugaho aravuga ngo indi mpugu cyarimo nyine uriya François Xavier Munyarugerero ngo yasobanura Sylvestre Kwadekona tusa noneho ati ni revolution mu buryo burambuye Munyarugerero yasobanuye ko mu Rwanda haba revolution ya rubanda revolution sociale yabishyize entre parenthèses ngo igakora ubutegetsi bwa cyami bwari bwihariwe n'umuryango umwe n'abandi bantu bake cyane avuga ko uwo ngo Munyarugerero avuga ko abayita revolution mutu baba barimo kuyipfobya kuko ntiyakozwe n'abahutu gusa kandi si bo bonyine yakorewe urabyumva ati ni revolution yari igamije guteza imbere rubanda rugufi rwabaga mu karengane ibyerekeye ubwoko bw'impirimbanyi zakoze revolution yabivuze asubiza Sylvestre Nsengiyumva ashimangira ko kuri we nta gushidikanya ko mbonye umutwe ari umuhutu naho ku zindi mpirimbanyi zari zavuze ko zahinda ubwoko asubiza ko atabikozeho ubushakashatsi atari ko icy'ingenzi ndeba n'ibikorwa byabo byari mu murongo wo gushyigikira intego ya revolution yakuyeho ingoma ya cyami ikayisimbuzwa ubutegetsi bwa repubulika urabyumva ibi bintu akoze neza kubigarukaho kuko effectivement nabuze icyo bariya ba Murindabi nyine twari muri débat bacanamo amagambo mwabonye ko hajemo utuntu two guterana amagambo ariko turiya nta kibazo ça fait partie de la dynamique des débats ariko byagiye bimbuza nko kugira ibintu bimwe na bimwe ndayajisaho hano Dr Munyarugerero umunyamategeko twemera ni Ngoma nawe ni umunyamategeko nivuze ko yanditse ibitabo ndetse akandika yanditse ibitabo cyitwa Inkundura kiroprona amateka ya vuba y'u Rwanda urabona ko bavuze ngo iriya revolution ntabwo yari revolution hutu ngo abayise revolution hutu ngo byari kuyipfobya s'il vous plaît mwabonye ko muri cya kiganiro twakoze abatariki muzakirebe mvuze ko bari abatutsi bari bose parmi tutusa aba reaction bagize
masivo mabare abanyamakuru na Munyarugerero baravuze ngo birabatangaje ngo n'ubwa mbere babyumvise urabyumva ariko nyuma bakaza bikabacika akabati twari twarabyumvise kuri aba n'aba bon anyway bavuze ko ngo ari ubwa mbere babyumvise ngo babaye shoke abasaza nyine hari bon nanjye rero ndagira ngo uvuge ikintu njyewe nanjye mbaye shoki kumva abanyamateka nk'abankuriye ingoma na Munyarugerero n'ubwa mbere nanjye mbyumvise abantu b'abanyamateka bavuga ngo iriya ngo abantu bayise revolution y'ubuto ngo byari kuyipfobya ese Kayibanda ntabwo yitaga revolution y'ubuto Makuza ntiyitaga revolution y'ubuto abazungu babiri banditse ibitabo ntibahitaga revolution y'ubuto ibi bije bite ese abantu b'abaintellectuels bize bafite n'iyi background kugira ngo banyomoze umuntu babuze argument yo kumwopoza bashobora kwiperimeta guhimba ikinyoma nk'iki bakagishyira hanze gutya iki kiri flagrant twese biteye ubwoba byose gusa ngo nukugira ngo bakingire biriya bintu twere kureba kamwe fenomene yo guhinduza ubwoko n'ukuntu yateje ibibazo muri societe nyarwanda c'est grave none se ureba muri texte ubwayo harimo contradiction niba bavuga ko bya revolution sociale atari revolution hutu kuki bano batutsi batagumye ngo babatutsi bavuga ati natwe turi rubanda rugufi twese rubanda rugufi etc kuki revolution yiswe parime hutu niba bitari revolution hutu kuki gitera mu kiganiro twakoze cyabanjije kiriya cya kindi twakoze na ba Miheto muzajye kukireba nacyo ni vuba aha twayikwanye n'umututsikazi witwa Ariane Mukundene umugore mukuru ufite hafi imyaka 50 tunko uzi ibintu kandi ubona ntabwo umunyapolitike n'umuntu umuntu wigo yandikirane ibintu bisanzwe by'abantu basanzwe hariya kuri Facebook yivugira ibintu simple ibintu n'umuntu udafite inyungu yo kubishya nta shyaka arimo n'umuntu simple Ariane Mukundene yaravuze ati iwacu Butare muri 59-60 ati igitera yazaga yikoreye ibikarito byuzuyemo za carte d'identité agaproposa les élites tutsi biwacu akazibaha bagahindura ubwoko urabyumva none se niba bya revolution rubanda itari revolution hutu kuki bahaga abatutsi ngo bahindura ubwoko c'est quand même extraordinaire mbare kubera ko nyine nabuze umwanya wo gutegura ijoro yaje ya show ntabwo donagiye ngira gutya ubwo rero nyine nyine akavuga ko abari bayoboye ikiganiro Jean Claude Mundabe na Emmanuel Senga nabo bansobanuye ko nandi kudekona etc yuko bazakora ikiganiro cya gatatu ngo haza abantu nyine babizi bo kunyomoza yuko bari abatari abahutu n'abatutsi tusa ese
mwabonye kiriya kiganiro twavuze revolution tudefinisa nagerageje ko nshoboye kudefinisa le concept sociologique ya revolution nerekana ibiranga revolution iki bigomba yuko regime igomba guhinduka nuko itahindutse nerekana ibiki byose amasaha 3 ibyo byose ikintu cyonyine nkuri ingoma yavanyemo akumva kigomba kumuhagurutsa nuko navuze biriya byo guhindura ubwoko by'abatutsi handi ubwoko kandi yarangiza dans le même texte akavuga yuko ibyo bintu ngo kwirukana abanyeshuri ngo ni ibintu by'amango bakabikora ku bintu by'amafuti n'iki byose ko ari ibintu by'amafuti niba sara abafuti ku cyaka kantu ntabwo njye mbyita akantu dore n'ikintu ariko si cyo cyonyine navuze ko mu bintu bigaragaza ko revolution yari cyuka atari kiriya cyonyine ko nacyo gusa kiriya cyerekana ko itari revolution hutu ariko revolution ubwayo mvuga ko ari ibindi byinshi byerekana ko ari icyuka kandi ndabisobanura byose ariko ibyo ntacyo byamwatiriye icyamwatiriye ni iki ngiki nicyo cyatumye haguruka akandika agafata risike yo kwitiranya nanjye kuba umwanzi wanjye n'icyo ari umuntu w'iwacu twakoranye ikintu ko biba inshuti yanjye ni ukuvuga ko ari ikintu important kuri we bikanavuga edoko agafata na risike yo kurenga umurongo utukura wo kunyita umusederi kandi azi neza ko nta umusederi arazi ni ukuvuga ngo ibi bintu hari ikintu yikura bituma kiri important byazamuye tubigarukaho mu kanya muri texte Nkuringoma aravuga ko urabona ikintu nubwo bwose nyine avuga ko abatutsi ngo birukanywe bikamubabaza nabyo ariko ubona cyane cyane ikintu ubona kimuhangayikije cyane nuko n'abatari abatutsi abarimo we nyine ngo na mukuru we birukanwaga urabyumva n'abatari abatutsi birukanwa akavuga ko hari n'undi byabayeho iwabo ntamuvuge evidama akavuga n'abandi byabayeho tusa none se hari ikintu ngira ngo mbaze hari ibintu biri njya ngo mbaze icyambere birukana Nkuringoma izaza ni muri Kibungo hiryo mu Gisaka Kore Saint Andre yigaga mukuru we iri mu mujyi wa Kigali ni kure kwa murabizi ese abizaza nka muri Kore Saint Andre baratelefonanye bumvikana ngo birukane n'uyu kandi bose bari abantu bafite identité hutu birukane na mukuru we niki kuki babimwirukanye izaza no muri Saint Andre bikorana mukuru we ni ukubera ko nk'uko Munyarugero yabivuze biba ari secret de polichinelle uwahinduje ubwoko nubwo baba bazi uko yabuhinduje biba bizwi n'abarabigiza nkana bavuga ngo biradutunguye ngo ntawe twari tuzi ko bazi ko mbonye utwari umututsi barabizi cyane cyane ko arabiba bigitara batuse barabizi bazi ko rwose barabizi bazi ko Secyugu wundi wishwe n'ingabo z'umwami yari umututsi Secyugu umuhungu we twabanye muri PSD inshuti yanjye bazi ko Kamuzizi ngo depite Kamuzizi ngo depite kubara abatutsi ndetse hari umuhutu ariko ni nk'ibyo byose nyine nk'ibyo byose hari umuhutu witwa Kamuzizi ku ngoma cyane ukubyara umwana w'umuhutu ariko ubwo umuzi kuva bagameze ukubyara umwana
uri umutu ukamwita izina rya gitutsi kamuzinzi bari kuko utiboko nibura nka 300 cyangwa 400 ibyo kukwiyama urabyumva ariko voilà abantu donc bazi ko bose ari abatutsi gusa nyine n'ibintu byo voilà kwirwaza inzoka aha rero aha naho aha rero ikindi ngira ngo mvuge biyavuga ngo sederi ngo ngiye mvuga ngo mfite disikuru ngo mwe yabari muri 2023 nyine birukanye abatutsi na sederi 91. Iyo disikuru avuga arimo yamagana navuze nuko navuze ngo aparmetu barangije ubwoko. Nkanavuga ko Eglise Katolika yiganjemo abatutsi zirya na zirya système de santé système etc ko yiganjemo abatutsi. Mbo ese muri sederi reka tuye kuri sederi ko tuzi za disikuru za sederi zose hari ahantu umuringo mashaka kunyereka sederi ndetse gushaka kunsebya gusa hari ahantu yigeze wumva sederi ivuga ibi bintu by'ihinduza ry'amoko ry'abatutsi n'ikiko bari bahinduje amoko ko bari benshi hirya no hino munuza hari ahantu yigeze wumva sederi bivuga ko yari umunyapolitike nanjye ndi umunyapolitike ari umunyamakuru ndi umunyamakuru ndi muri droit de l'homme batanabirimo byose ibyo byavugwa ko twari tubirimo hari sederi yigeze ivuga ibi bintu ese sederi yari no kubivuga nkuko nigeze kubivuga mu kindi kiganiro sederi ubwayo yarimo abatutsi benshi bahinduje ubwoko harimo n'abarahiye mu nkotanyi ku murindi mwibanga haribo nyine bariya utarimo aravuga ati mu mashyaka yose no muri sederi hose twashyizemo abantu bacu ntabwo hari abangaba bari kudenonsa biba byo guhinda ubwoko ariko nta byabaye ubu se kuki ambeshyira c'est quand même extraordinaire ariko hari ibintu byinshi navuga ngaha muri texte ye gusa ndagira ngo tubisesengure ikibazo aho kiri uramutse ufashe texte usomye texte nuko ntayivuga ko muzayisome kuri The Rwandan iyi texte usomye yose gutya urabona ko ari texte yanditswe n'umuntu w'umututsi donc yanditswe n'umuntu uri mu gicumbi cy'abatutsi d'accord donc usomye texte global muyirebye uyisomye nkuri ngoma batamukubwiye tuvuge ntacyo umuziho tusa tuvuti uyu umututsi kandi ibintu vraiment nge ndumva umututsi agize reaction biramba navuze ari ibintu normal ndetse akagira n'imeze itya tuvuge ngo bari nka miheto wayanditse miheto nge nakumva ari ibintu normal ahubwo noneho wenda nkabireagisaho ndetse miheto wenda nkana mu telefone ko nawe nishuti yanjye twarabanye tusa ntabwo ni wanyibeshyeho etc ntabwo ari byo nashaka kuvuga ibi sibyo navuze wongera wanalize wongera usubire mu texte ndetse tukagira tukanegosia je na miheto ariko ari ibintu biri clair ikibazo hano nuko nyine uyu nguyu byandika avuga ko ari umuhutu donc ukabona umuntu uvuga ko ari umuhutu iki byose wari muri parti MDR zikishwa gahita yijyamo ngo ni umuhutu ariko yakwandika texte kandi si ubwa mbere nyine ukabona yanditse nk'umututsi kubera bya bindi nyamvuga amahina donc we n'umuhutu avuga ko umuhutu n'iki byose akamura ariko
nabavuze ari ibintu bivuzwe byabugiye ko tunabatutse akaba abona harimo un enjeu abona harimo un enjeu ni ukuvuga ngo harimo ikintu byatanga ari ikintu voilà byatuma abantu batekereza cyangwa bagafungura amaso tusa agahita avuga ati ahangaha nsubiranye ubututsi bwanjye mbese ariko ku buryo butari clair ntabwo ari ubwa mbere Nkuringoma arayagisa nk'uko nyine haba habaye ikintu nk'iki kandi akarageza gutya nk'umututsi igiheruka gikomeye cyane Nkuringoma Jean Baptiste muzi ko ari mu bantu bashinze RBB ikintu yishingiye RBB ni kiriya biti kiraro kirimo amashyirahamwe menshi cyane n'amashyaka n'amashyirahamwe harimo za RMC, FDU n'andi mashyaka hamwe n'ama-organisation menshi tusa Nkuringoma ari mu bagishinze comité d'initiative ari no mu bakiyoboraga we na Jean Marie Ndagijimana na ba mwene data na Nuriya Nyamwasa wambaye perike nyine uriya mudamu nibagiye kwitwa voilà noneho bigeze doko bavuga n'importo kwa imvura n'umuyaga ibiraro biganirira noneho hari umuntu wagize atya apoza une vraie problématique sociétale majeure avuga ati ubwicanyi bwakorewe abahutu ati bwabaye tureba turi bakuru n'iki byose turabona bufite caractéristique ya génocide ati ndumva nka RBB twabyita génocide yakorewe abahutu bien sûr bamukankusi nyine uriya Nyamwasa w'intuza na mwene data b'abatutsi bazwi bagira réaction normale urabyumva bagira réaction normale kuko nkuko bo nubwo bwose barwanya Kagame ariko bazi neza ko kwemeza génocide y'abahutu hari un enjeu ikomeye kuri système ya Karinga namba 2 bagaruye kandi bagikomeyeho nubwo bwose bafitanye intuza na Kagame donc bo réaction yabo ni normal bahise bibraka babyumva ariko bibraka y'abatutsi noneho Nkuringoma nk'umuhutu kuko niko avuga niko azwi nyine azwi nk'umuhutu Nkuringoma w'umuhutu ukuze biriya byose byabaye ahari uw'ibyumba aho byatangiriye aho iyo jenoside yakorewe abatutsi yakorewe abahutu yatsembye ikamara niho avuka icyo gihe akaba yari umuntu utari umuturage usanzwe mbese wa undi nka mukobwa Rusesabagina wavuze ati bica bigasohokera bya politiki donc yari engagé ari umunyamakuru ari muri za MDR ari mu byose donc n'umuntu udashobora kuvuga ngo ubwo bwicanyi bwaberaga iwabo bwakorewe atazi ubwo aribwo atazi na ampleur yabwo urabyumva ariko agira atya bavuze bati ubwo bwicanyi ni génocide ahita nawe za antene zihita zihaguruka aravuga ati ahangaha umurongo ugiye kurengwa usubiranye ubututsi bwanjye ahita ava muri RBB urabyumva we nk'igiti ku giti cye arangije avanamo Institut Sendashonga s'il vous plaît urumva ko ari geste fort kuko Sendashonga uyu agomba kuba arimo
aho arimo mu mva hasi arimo yizungurutse byarabaye biriya akituruna nyine kubera ko ari grave kubera ko Sendashonga ikintu azwiho cyatumye ashwana n'inkotanyi ari mu bashinze agashwana na Kagame akajya gutagahunga ndetse akanicwa nuko yanditse amaletire arenga 700 aho amaze gufungura amaso avuga ati abwira Kagame ati inkotanyi zawe ziri gukora jenoside y'abahutu none ikigo cyamitiriwe muri Ngoma afashe icyemezo cyo kugikura muri RBB kubera ko RBB ishaka kwafirima ko abayo jenoside y'abahutu ni ibintu biri ntabwo twabyita sengwiki sasa ibi rero ni byandi navugaga ntabwo ari kuri niyo mpamvu nyine nakoze kino kiganiro undi mba nakiyoreye nuko gusa muri ngo mbese ubu nagikoze nk'imbarutso kugira ngo mbashe kuvuga ibi byo nahoze mvuga ejo bundi mvuga yuko iyi fenomene yo guhinduza amoko yabaye muri revolution 1959 ikaba un phénomène sociétal ya traversé société yose cyane cyane l'élite y'abanyarwanda yateje ibibazo sociétal biteye ubwoba bidashobora gutuma la problématique ethnique ikibazo cy'ubwoko mu Rwanda gikomeye cyane kuva u Rwanda rwashingwa d'accord kimaze kwica abantu barenga miliyoni 4 kuva u Rwanda rwashingwa dushyemo n'ibya rucuncu ku buryo by'ubwoko tusa iki kibazo cy'induza ry'amoko ntikishobora kuzatuma haba une négociation communautaire ipermeta gukemura ikibazo cy'abahutu n'abatutsi mu Rwanda n'abatwa kuko nk'uko nabivuze ku isi hose haba amoko kandi ahantu hose ku isi abantu bagendera ku moko la politique ahantu hose ishingira ku moko igashingira no ku bicumbi by'uturere mubona ko abantu bose twirirwa tuvuga ngo ese kuki kibazo cy'abahutu n'abatutsi ari inextricable kizagenda bikagera gutukanana kandi ahandi bogerewe ubwo nubwo nabyo biba bikomeye banegosiya rwose ari bakanegosiya bakagera sur akantu k'entente nationale bakabasha kubaka un état nation bakagihoza bien sûr bakagihoza ku murongo byigwa kugira ngo iyo bitangiye kudeborta bakongera bakanegosiya bakajya guteka ariko bikacamo ariko mu Rwanda ni impossible ahubwo bikonduiza des massacres bikatukonduiza kuri za pogrom tusa kubera ibi ngibi ubu se nk'ubu wamenye unegosiya nandi uwo munegosiya arakubwira ko ari umuhutu kandi umureba ubona ko ari umututsi iyo ukabura kubigira ati ni umuhutu kubera ko babyemeje ugaceceka uko noneho akaba ari wowe ujya n'imbere kuyobora abahutu cyangwa se kivanga ahaba amahina akaba yabaye umututsi ejo ko kivuruguta c'est impossible urabyumva n'ibintu ntabwo tuzabivamo kuri jenoside y'abahutu uvuga batugira ngo nukushaka kwibasira muri Ngoma wenyine uretse ko nyine yambabaje ariko nacyo la politique ni kimera ishyaka rya FDL mpora ndivugaho ko ngewe burya nagamunwa ngiye FDL sinzi niba nayo muri minsi yarasezeye muri RBB kubera ibyo ari kubanza wenda bazabikora ariko kubona bafite nabikintu cyambivalence kuri jenoside y'abahutu ukaba maze babigizeho deba babigigo ngoreze ngo byemewe ngo n'ingiko bikaba deba s'il vous plaît
mu ishyaka ryabo ubundi umuntu yari azi ko ni kwa kundi nyine abantu bavuga ngo mbaye harabuze ngo birahano njye byarantunguye cyane umuntu uvuga ko nk'ishyaka ry'abahutu nyaboneka nk'amapingi ripoti byose bakabona umuntu w'umunyamahanga nka Mukwege ubibafashamo bariya bantu b'Akameruni n'ikibahe tusa barimo babisimbukiraho bakabati tuvuga ubwicanyi bwatukore ko byakozwe bareba bikorerwa abenshi bare n'abakiga muzi ko ubutegetsi bwa rwaki byakorewe iwabo muri za Ruhengeri za Byumba si babireba ariko lo shock kubona bagira bafrile bakagira biriya ni ukubera iki kuko huzuyemo abatutsi banduje ubwoko bita abahutu urabona abahunga niwe wakiyoboraga asimbuye ejo bundi asimbuye n'undi muhungu w'umututsi witwa Kayumba la jeunesse yabo yitwa Jambo Tusa yayoborwaga n'umututsi kwa Mbonyumutwa muzukuru none yasimbuwe n'umututsi wa muhungu wa Colonel Rwabarinda w'umututsi cyangwa ubwo niba rusingizanwa n'iki Tusa n'abantu baba bakabura igitereko n'igice babura voilà quoi ariko murumva za dega nk'ibyo biba bikora ku bahutu bavuga ngo ndi umuntu Sylvestre ngo ni okay ni munyite umusederi niba mushaka kwa kumvuga ibyo ngibyo ese kwa ngo yavuze ngo wewe ukuntu yarangije yandika ariko mana yanjye we ahangaha cyo kora umve ngo ahangaha cyo kora ngewe ndi umuhamya w'uko Sylvestre Nsengiyumva ari umwe mu bantu barwanyaga cyane umurongo w'ibitekerezo w'iryo shyaka CDR ntekereza ko icyahindutse hagati aho avuga ko nahindutse nyine ubona umusederi ngo icyahindutse hagati aho ari uko FPR yafashe ubutegetsi ngo igakora politiki ishingiye ku irondakoko ngo ku buryo hari bamwe ubwo nyine ngo nka Sylvestre batekereza ko inzira nyayo yo kuyirwanya ari ugushakira ingufu mu bwoko buzwi ko bugize igice kinini cy'abanyarwanda ngo njye Sylvestre ngo ndi gushakira ingufu muri Nyamwinshi Gahutu ubuze Sylvestre ndi gushaka izihe ngufu ko nta shyaka ari partisan nashinze rishaka rirwana ubutegetsi ndashaka izihe ngufu mu Bahutu ubu se ko nkuri ingoma azi ko nta kigoryi ko twakoranye nawe ubwe yivuga ati Sylvestre ni umuhanga niho wabivuze ariko njye singewe ubuzi azi ko nyoboye ingufu z'Abahutu uko zingana ubu se azi ko ayobe ko nk'umusosiyologe nzi yuko ingufu za communauté runaka zidashingira ku mubare gusa ayobe ko ndamutse nshaka ingufu atari mu Bahutu nazishakira c'est quand même extraordinaire none se iyo aba Bahutu avuga ngo bafite ingufu ngo kubera ko igice kinini cy'abanyarwanda izo ngufu za kuki bahunze bari hanze bari mu mashyamba ya Kongo bari gushirayo abandi bari mu Rwanda bakaba birirwa bari kugarata ubutaka hariya ku misozi ubutaka butagira icyo butanga abandi bapfira muri za gereza abaturage b'Abahutu batazi ibiri kubabaho ariko akabyandika nk'ibi ngibi nta soni afite ngo ni gushaka nk'ingufu kugira ngo
antereza abatutsi bameze nkawe herezamo ko abatutsi bose cyane cyane abatarengeje ubwoko bw'Asima ntago bameze nk'Ingoma ntago bajya muri aya hari liside bagumanye ubwoko bwabo barasima ibyiza n'ibibi byabaye byari kuri iriya ngoma yiswe y'abahutu barabyasima nta ambivalence bafite muri servo yabo ntabwo ari ibishushungwe bafite ibyo barimo ariko uyu nguyu buriya Nkuringoma reka ntangiriza kuri aka ngaka nsa n'ugirira imbabazi nyine Nkuringoma n'ubu bose yamfurapye ariko kameme kuko Nkuringoma afite souffrance iteye ubwoba buriya mwabonye ko muri cya kiganiro nyine mu ndabo yanditse ngo Sylvestre hari n'amadebe nk'abiri cyangwa atatu nabonye muri za commentaire bandika ngo Sylvestre ngo ni umuntu ngo w'imbwa cyane ngo yavuze ko Kagame amubwiye guhindura ubwoko ngo amujye minisitiri ngo yakwemera nawe bivuze kandi kuko mvuga ko nakwemera ariko navuze nyine ntekeye kuko Nkuringoma yatumye ntekereza kuri byabahinduje ubwoko mpita numva nagira ikibazo cy'ingutu n'aba minisitiri nyine yangira minisitiri Paul Kagame tusa ari ntabwo mvuga ko ari ibyo Kagame ashingiraho ngo agire abaminisitiri ko hari n'abahutu yagize abaminisitiri donc byari urugero natangaga ariko duvuge ko bigenze gutyo akangira minisitiri nagira ikibazo cy'ingutu cyane urabyumva kuko ndamutse ngo nambaye minisitiri kandi nawe n'umututsi noneho ariko ntabwo biba birangiriye aho ngaho niba nafashe ibyo yo kwigira umututsi mba numva muri iyo kominote y'abatutsi ninjiyemo nifuza ko nyine nemerwa nk'umututsi urabyumva buriya rero bakomeje kandi bikijisha abatutsi cyangwa bicanisha gutya bati kaya agatipe no kigize agatutsi ariko turakazi ko atari agatutsi n'agahutsi tusa iyo bintu samufureshi afite ibyo bintu byane umujinya cyane ku buryo nahita mbasubiza minisiteri yabo nkahita nsubirana ubuhutsi bwanjye urabyumva nkahita nsubirana ubuhutsi bwanjye kuko iyo souffrance n'umwaka umwe sinabasha kuyisuporta n'ubwo bwose naba ndi minisitiri ngenda muri bya bijipe nakabira akajya gutera igikarito cyangwa mu Rwanda abantu bashobora no gukora ibindi bintu urabyumva tayeri bamvanye kuri urya mwanya batangize minisitiri ndumva narabivuze ntari ibyo nakoze nyuma ndimo mbikora bangiye bampa wa mwanya naho nkumaze umwaka bankuyeho njya no gukora n'ibindi byanjye kwa doko sinuba ko najya gusufura gutyo birwa banyicira n'amajisho tusa nasobanura ubutsi bwanjye ubura Nkuringoma imyaka 60 s'il vous plaît mwabonye nyine muravuga ati baratwirukana kandi turi abahutu abahutu ngo ni ikosa bakora sinzi ukuntu yavuze ngo ni igitego bitega ngo si ibintu by'icyuka sinzi ibintu yavuze hari ngo n'umutego ngo abahutu bitega tusa kuko ngo bikora mu nda ngo bakatwirukana natwe do afite ikibazo cy'uko iwa bahinduye ubwoko nawe tusa ariko abahutu ntibigeze bamwemera nk'umututsi ko bagamuzinye ko umututsi nk'umuhutu bamaze ko umututsi bimureba bakabona umututsi tusakwa cyane cyane ko yacishagamo nk'ubu n'ubundi ubwo nizaza n'icyakagira nk'utureaction nk'utu yitwa tundi tuba bati yari yajije igitutsi tusa urabyumva no mukuru wese iteranye ubushobozi uyu mukuru we Munyaneza Romarisi ni umuntu tuziranye cyane yenshuti yanjye ubu ngo ari mu Rwanda muza telefone mubaza abantu bose
yitwa umututsi niko yasuma nk'umututsi. Inkotanyi zikimara gutsinda, muzi ko inkotanyi cyane cyane zigitsinda nta muntu uzahaye poste strategique atari umuntu w'umututsi cyane cyane wahunze, ariko noneho abatari baravuye hanze bari mu gihugu bakabona ari abantu bari barahiye mu nkotanyi baranakoze muri bya biriya nyine ntuzavugaga Rutaremara. Abo ni inkotanyi zahembye zibaha amaposite akomeye. Uriya Romarisi zamugize directeur general wa Electrogaz, muri Nkuringoma ako kanya nawe zimujya ministre de l'information s'il vous plaît. Urabyumva? Romarisi ni umuntu uvuga ko ari umututsi, n'ejo bundi mba mu Rwanda rwose abantu bambwira ati ariko Nkuringoma muriya ko ari nyine nari musizi no bahatiwe mushitoye Nkuringoma ko muri Romarisi yavuga ko ari umututsi bureti kuki ntibasindimwe ko se nagiye ibintu nk'ibyo kwa. Uyu ngo Nkuringoma umushiti wanjye ko ni inshuti nyine nkuko bizwi, yajyaga ambwira souffrance myaka yose twiye kuganira, ambwira ati turi muri guverinoma ati cyagiye batwagira Mungu ndashonga batangiye gushwana n'inkotanyi muri guverinoma, se ndashonga avuga ibintu ati nanjye nkamushyikira muri guverinoma n'iki, ati twageraga hanze dala kuru nyine cyangwa nijoro bakamamagara ati baye inyumba abantu b'abatutsi witwa ba Rutayisire bategeka Orenfort tusabavuye hanze Wilson, ati bakambwira bati ko tukuzi kuri umututsi mwene wacu ko tukuzi twakozeho screening birebye uturiva nabyo ushaka iki mbwiraga. Kandi ko inkotanyi muri strategie yabo yo gutera nyine babaga bazi umututsi wahinduje n'utarahinduje, bazi umuhutsi bazi bakamukontakta muri iyo sanse bakabazi ibyo bamushinga n'icyo mutinga tusa. Urabyumva? Nkuringoma yabaga ubwo nyine mbere uko zitsinda yabaga mutwe yagiye muri MDR ngo nk'umuhutu mu cyaka rya papa na mama ajya muri ibyo, ariko ame mutarahiye mu nkotanyi none bakajya jambi bajya mwabonye ko bagize ambiguité nabona baruko koma barahiye mu nkotanyi ariko muri MDR noneho inkotanyi zibashinga kuyikasa kwa kundi byavamo ibya power biki bitete ubwoba. Ambivalence y'iby'icyuka. Donc ni nk'utu tuntu twakoresheje nyine gutya. Nkuringoma ndibuka nabo kera rwose indege itaragwa ariko iri hafi kwa, ubwo nari ndaye ngomba kuza kwiga mu Bubiligi ko naje ukwezi kwa mbere kurimo kurangira kwa 94, ariko itariki 5 z'ukwa mbere habaye ceremony yo kurahiza nyine yabereye kuri CND yo kurahiza. Habyarimana yagomba kurahira n'inkotanyi zikarahira, babandi nyine n'abamashyaka bakarahira tusa kugira ngo hazajyeho guverinoma yavuye mu les accords d'Arusha. No Habyarimana arahiye inkotanyi zanga kurahira, zivuga ngo zishyira amananiza nyine ngo kuba harimo umudepite wa CDR nawe ngo ntabwo zemeye tusaba bashyira amananiza. Habyarimana aramwara arasohoka. Noneho ubwo nanjye nari ndimo ko nari conseiller ministre natumiwe ngo mu bantu nyine bicaho Nkuringoma hari nk'umuntu w'umunyamakuru. Noneho dusohotse kuko yari ifitanye nyine twakanye mu mbaga niki, ndasohoka ndamwegera mvuga nibi nibiki koko ibi nibiki, hari umwuka ubona vure muri bizarre. Twese twarizeye ko barahira uwo munsi tubatse. Noneho mbona ubwo nge nari mfite inquiétude mbese nsuherewe, we mbona abyimbye gutya ahita ngo ubu rero ngo intambara igiye ngo la guerre va reprendre, nuko yavuze mu Gifaransa ishimye igihe udo kubona. Noneho niba byaye abonye mbaye choqué ahita agira gute, ariko ndavuze c'est pas possible, la guerre va reprendre. Arabyishimiye
urabona ibya bindi nyine kakaba karamucitse ibi rero njyewe icyo nagira inama Nkuriyingoma n'abandi batutsi bari ni benshi cyane bahinduje ubwoko bari muri ibi ikintu cya mbere nka Nkuriyingoma urabona aka kababaro ke gatuma akora ibintu nk'ibi kuba ari mu ruhu identity itariye imyaka 60 irashize yarakwiye kuvuga ati agakora coming out bijya gukora coming out nka kurya abantu baba homosexuel nangaha akura yarahishe ko ari homosexuel none yagera kumva bimugeza ahangaha yarafite niyo afite imyaka 50 akabati to naronga afite abana n'iki byose akabati po akabati ndi homosexuel agahita ahumeka imyaka yasigaje kubaho akayibaho dans la sérénité ya identité ye Nkuriyingoma rero yarakwiye kuzakora coming out akadekara ubututsi bwe tukabimwubahira ntibyatubuza kuguma kuba inshuti ze kuba inshuti ye akavuga n'agahinda byamuteye n'iki byose kajya kwa Murindahabi hariya bakagira gutya tukarira tukamurira twese yarangiza akagira la sérénité identitaire agasaza ari serein n'abandi bose nibyo nabasabira noneho sofeza bakoze ibyo baba banalibeye la société rwandaise abantu bakilibera tukamenya ibyo turimo umututsi akaba umututsi umuhutu nyamuhutu akaba we umuhutsi akaba we kuko ibi nabyo wenda mpora mbivuga ariko nzanabigarukaho identité y'umuhutsi ntabwo ari identité y'umututsi wuzuye identité y'umuhutsi ntabwo ari identité y'umuhutu wuzuye noneho icyo gihe bigenze gutyo ibicumbi ethnique bikaba clair niho dutangira négociation communautaire mwahitamo ukuntu ikibazo cy'amoko cyakemuka ibyo birangiye nagira ngo ndangiriza aha ngaha ubu ngubu nagarutse mu biganiro nta kibazo ubwo nawe utaha ntabwo nzongera gutinda cyane murakabaho